bwa nyuma na nyuma amashusho y'indirimbo twari dutegereje turi benshi isubireho The Boss Papa ishyize hanze. Ngiye kubagezaho analyse y'abastari bayirimo, udushya Nsengiyumva yashyizemo, amagambo y'abakuze yagarutseho ndetse n'inkuru y'indirimbo uko iteye yose muri rusange. Mbahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Icyambere na mbere, iyi video yakozwe na producer w'amashusho Faizo Pro irahenze cyane ku buryo bugaragara kabisa. Irimo abastari benshi barimo Ndimbati, Junior GT, Cecile uzwi nka Mama Nick wo muri City Made, ndetse yakiyongeraho umukobwa uteye neza cyane bimwe bita gutera nk'igisabo. Inkuru y'iyi ndirimbo yo rero irarenze, igaragaza umukobwa wa Ndimbati Mukamana uva mu rugo yambaye agakanzu keza k'umuhondo, agasiga Ndimbati asoma Bibiliya. Tayarubwo agasanga Junior GT abamutegereje ku muryango w'igipangu ndetse n'imodoka nziza. Bikarangira Junior amujyanye mu kavumo akamujyana mu kazi kose. Nsengiyumva avugamo ko uyu Mukamana ku kinyonga ari 100, kukinjiza byo bikaba 5. Uyu musasa aratwika kabisa, ararenze. Amashusho y'indirimbo agaragaramo abakobwa bakaraga ikibero bambaye udutenge tugufi, bimwe mu bigaragaza uburyo iyi ndirimbo bayitayeho cyane bakayishoramo n'amafaranga atari make. Ikintu gisekeje muri story y'iyi ndirimbo ni ukuntu Junior yirira umwana yamara kumukorera akazi akamuteza abandi basore b'ibigango nabo ngo birwaneho, maze bikarangira nyamukobwa atashye umugongo wacitse kabisa, bigaragara ko atamerewe neza kubera ibyo Junior GT n'abasore bagenzi be baba bamukoreye. Hari scene iri muri iyi ndirimbo nshaka ko tugarukaho by'umwihariko, aho igisupusupu aza mu ishusho nshya bigaragara yicaye mu busitani buteguye neza, yifunze bikabije, yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ibibubu by'umukara. Uyu musaza ni umusirimu kabisa. Birangira Mukamana rero atashye Ndimbati kamuhata inki nyinshi kubera ibyo aba yakoze. Iyi ndirimbo ni imwe mu zifite amashusho ahenze mu Rwanda kubera baktere bayikozemo ndetse n'ibyamamare bitandukanye. Davis D Shine Boy akosohoye abahanzi nyarwanda bari bamaze iminsi basohora indirimbo zitandukanye, asohora indirimbo Micro iri ku rwego ruri international. Burya bajya bavuga ko umuhanzi ashoboye tujye tubyemera. Nyuma yuko tumaze iminsi tubonye urutonde rurerure rw'indirimbo zasohotse, hari competition nini iri hagati y'abahanzi nyarwanda. Bityo Davis D nawe yavuze ati sinaguma kurebera, reka mpereza abakunzi banje umuzigo. Iyi ndirimbo ukibona quality y'amashusho ifite yahangana n'abakora injyana ya Afropop barimo nka Joe Boy wo muri Nigeria nta kabuza. Amagambo ayirimo n'ibindi byose byerekeye iyi hit byose ugiye kubyumva kuri IGISUPUSUPU YouTube channel. Mbahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Muri iyi ndirimbo haraho Davis D abagira ati baby wanna be a star, byoroshye nko kunyunguta bombo, ati ndabizi ko wambwiye ko umugabo ngana nkanjye ntatamarira, ngaho ufata microphone igaragaze kandi iraregeye. Hari agace nshaka ko tugarukaho by'umwihariko, aho Davis D abagira ati ndagufata uhagaze cyangwa upfukamye, ati ririmba wamamare, ni gute badman nkanyu ngenza utya, ndaguha micro baby, yishyire kuri iyo mpande 3 baby. Aha bazi kumva ndakeka ko muhita mwumva icyo umusore wanyu ashatse kuvuga. Muri video y'iyi ndirimbo Davis D nituvuga ko yaba inspired na Joe Boy ntituraba tubeshye, kandi burya biremewe ko ugira umuroro modo mu bintu ukora. Davis D agaragara yashyizeho dreadlocks zisa neza nk'iza Joe Boy, kandi n'imiririmbire ye ukiyumva uhita wumva ko hari aho ihuriye n'uyu musore muri Nigeria Joe Boy ugezweho muri iyi minsi. Reka tugaruke ku ndirimbo Micro. Hari agace mu gitero cya kabiri abagira ati baby I'm sorry, uraza gusubiramo makeup, byumvikana ko aba yayangije bakora akazi gatandukanye. Ati kandi iyo ndebye mbona uri umwamikazi w'amajyepfo, ati rekure nushaka usakuze ntugire ikibazo dufite soundproof. Iyi video igaragaramo umukobwa mwiza uteye neza, ikagaragaramo amasene menshi kandi asa neza, bityo bituma iyi video iza mu mubare w'indirimbo zihenze zasohotse mu mwaka wa 2020 mu Rwanda. Si ubwa mbere uyu muhanzi ibi abikoze, ibi bishumangiye ko ashoboye nyuma yuko mu mwaka ushize yasohoye indirimbo Dede irebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo iri kuri channel nshya ya Davis D Shine Boy, ikaba ariyo ndirimbo ishyizwe kuri iyi channel bwa mbere kuko ubusanzwe yashyiraga ibihangano bye kuri channel ya Bagenzi Bernard, umugabo wamufashije mu rugendo rwe rwa muzika kuva atangira, kandi bakaba bakiri kumwe kugeza ubu muri Incredible Records. Muhanzi Bruce Melody muri iyi ndirimbo abagira ati aba bakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite gahunda, akongera ati aya matara atera ubushyuhe akwibagiza umuntu kumva indi misonga. Showbiz nyarwanda ikomeje kuryoha buri munsi kuko uko bucya nuko bwira abahanzi nibaryamye bakomeje gutungura abafana babo bakora indirimbo zifite sije ziri interested mu rubyiruko. Reka dukomeze ku magambo ari muri iyi ndirimbo iri busohoke kuri uyu wa kane. Bruce Melody akomeza agira ati ubundi se ubu turi hehe ko mfite impuhwe nk'izabihehe, ati dore mpora nkurota buri munsi kandi ubanzira ijoro tutari butahe. Iyi ndirimbo ije ikurikira izindi zikomeje kuvugwaho byinshi bitewe n'amagambo yagiye iririmbwamo, aho dusangamo nk'igare-mico-the-best n'iza Mr Kagame ndetse na Bruce Melody. Umuhanzi DJ Pius abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yagize ati harabura amasaha make abafite ubushyuhe mu gatwika. Abagize uruhare kuri iyi ndirimbo bose kuva itangiye kugeza irangiye harimo uwacuranze gitari
niwe Jire Hirwa, video yakozwe n'uwitwa Serge Silvici, choreography yakozwe n'umubyinnyi uzwi nka Titi Brown Dancer, naho audio yakozwe na producer Made Beat ukomeje kwigaragaza cyane akora amahiti menshi muri iyi minsi. Ndasaba buri muntu wese ko yasetinga reminder kuri YouTube ye ku buryo iyi ndirimbo ikijya hanze abantu bose bafite ubushyuhe muba mwateguye speakers zanyu ubundi tukinjoyinga iyi hit. Nka IGISUPUSUPU YouTube channel turahari kugira ngo tubagezeho amakuru yose. Much respect to this big man DJ Pius na Bruce Melody ukomeje kugaragara mu ndirimbo nyinshi afasha abahanzi muri collaboration. Igare ni indirimbo umuhanzi mico-the-best yasohoye mu minsi ishize, gusa abantu benshi bakomeje kuvuga ko indirimbo yiganjemo amagambo y'ubusambanyi kuko yasanishije igare n'ubugabo bwe. Tugiye kugaruka kuri buri jambo yaririmbye muri iyi ndirimbo dusesengure neza tubashe kumenya igare yaririmbye. Mbahaye ikaze, iyi ni IGISUPUSUPU. Atangira agira ati papa wanjye yampaye igare ngo nyerirye nk'umunyenga, niba nawe uzi kunyonga ndaguhaho maze nawe utware, ngahuriraho maze ndebe nunanirwa ndaguheka, njye sinimana umunyenga upfa kubuzi gutwara. Akongeraho ngo cungana na ferahamanuka sinakira karuru kawe. Ucyumva aya magambo uhita ufata ijambo igare urisimbuza ubugabo, uraza guhita wumva ibanga uyu muhanzi mico-the-best yahishe muri iki gitero cya mbere. Muri chorus y'indirimbo mico-the-best aragira ati urira yobora sunika yobora iburyo n'ibumoso uyobore ry'umunyenga yobora. Umuco wo kuririmba indirimbo zuzuyemo amagambo y'ubusambanyi ukomeje gukura mu bahanzi nyarwanda kuko uyu siwe wa mbere wikoze, kuko aje akurikira abandi barimo Bruce Melody na Mr Kagame basohoye indirimbo yitwa Ntiza, ndetse na Mr Kagame wasohoye indirimbo Imbunda yanjye. Mu gitero cya kabiri cy'indirimbo uyu muhanzi akomeza agira ati mukobwa umwanya uza kumara utwaye n'utuma amenya ko ibi bintu bizi. Aha wakwibaza uti se ibyo bintu ni ibiki? Akabisobanura agira ati ibi nkubwira si ukubeshya kuba umunyonzi mwiza cyane bisaba uburambe, wowe ngaho ry'umunyenga nunanirwa ndaguheka. Ati njye sinjya nimana umunyenga, ubwo ni kuri rya gare twabonye haruguru. Ati kandi umuntu wampaye iri gare yambujije kugira ubugugu, ubwo bivuze ko iryo gare ritiza abakobwa bakanyonga. Mu gitero cya nyuma cy'indirimbo ikomeje guteza saga mu banyarwanda uyu muhanzi aragira ati uratwara ntujya uruha uranyonga nunanirwa. Ati uragenda unyogereje igare nyogereza igare. Ati kandi mukobwa utansiga genda gacyo utansiga. Nyuma yo kumva aya magambo uyu muhanzi yashyize muri iyi ndirimbo dukwiye kwibaza impamvu abahanzi bakomeje gukoresha amagambo ari mu busambanyi cyane. Ese nuko ari byo biri gucuruza muri iyi minsi? Nuko se ari inganzo zabashiranye? Cyangwa nuko ariyo si tugezemo? Nta gushidikanya ijambo igare mico-the-best yaririmbye sibyo yashakaga kuvuga nyakuri. Ntibiri bukugore wowe fata ijambo igare urisimbuza iryo wimvikanishije aririmba, urahita ubona ubusobanuro nyabwo bw'ibyo uyu muhanzi yaririmbye. Umuhanzi Bruce Melody aje ashumangira ko kuririmba ibirebana no mu gitanda ari byo bigezweho. Asohora indirimbo saa moya aho abateguza abaturanyi be kutaza kwikanga nibumva urusaku ari buteze saa moya, mucyo yise ko ari bubacaginga bateri. Amagambo yose ari muri iyi ndirimbo akomeye yavuze azimiza abayumva yose turayavimuzi muri iyi nkuru. Mbahaye ikaze, muri kumwe na Blaze, iyi ni IGISUPUSUPU. Mu gitero cya mbere cy'indirimbo Bruce Melody abagira ati izuba ricishen akazi nkatoboye sinjye urota ngeze home batiri nkayicaginga, uyu munsi ndadisturbinga abaneiba banje ntihagire ugira ubwoba ku rusaku muri bwumve. Ati saa moya ndaba nayicometse phone, saa moya urasanga nikokinze, mfite sosiso mfite banana, urakora choice ufata icyo ushaka, nawe ndakuza umukobwa wo mu mujyi uzigare n'ahamanuka uranyonga. Mbega amagambo. Ijambo kunyonga rikomeje kugarukwaho n'abahanzi batari bake. Mwibwe ko mu ndirimbo igare ya mico-the-best agaruka ku mukobwa amubwira ko agomba kunyonga igare yahawe kandi ko ahazamuka n'ahamanuka hose agomba kunyonga. Reka tugaruke ku ndirimbo saa moya. Mu gitero cya kabiri Bruce Melody abagira ati reka ndeke kukwica muri mind, nyemerera ndekeraho nanjye ndumva ubushagarira. Ati nubaha igihe cyanjye uze nguha ibyawe, kumoninga kwawe gutacinga kwawe. Mbega amagambo mwuka byaramwe. Abatazi kumoninga ni urusaku rw'umuntu uri gutera akabariro. Bruce Melody arongera ati kandi position zawe ziranzonga. Akongera kandi ati sinkubipya ndagukerereza, meze nka ritiko izamuka shyorongi kabisa. Izina ni ryo muntu, uyu mutipe ni munyakazi. Iyi ndirimbo yiganjemo amagambo aganisha ku by'abakuru yakozwe na producer Element ugezweho muri iyi minsi wanakoze micro ya Davis D muri Country Records ya Nduwimana Jean Paul wamamaye nka Nobcha. Bikomeje gutya umuzika nyarwanda yego yagera kure kubera ko abahanzi bari kuririmba amagambo akurura abafana, gusa bizasiga umuco wacu ahantu habi nta kabuza.
kurikira IGISUPUSUPU YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, muri fashion, documentaries zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Blaze, iyi ni IGISUPUSUPU. Amakuru yacu nakagaruka. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wa nyawo kugira ngo ujye ubashe kubona ibiganiro byacu ku gihe. Bye bye. Amazina ye yitwa Nsengiyumva François, atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi, akagari ka Gakenke, umudugudu wa Nyakagarama, intara y'Uburasirazuba. Uyu mugabo wamamaye cyane mu Rwanda, agakora ibitarakozwe n'abahanzi benshi mu gihe gito. Kuri ubu afite umugore umwe bamaranye imyaka 4, gusa nubwo babana ntibigeze basezerana mu mategeko. Mu buryo busekeje, Nsengiyumva François yavuze ko umugore babana ari we yigiyeho gutereta kuko yamushatse akuze. Ushobora kwibaza impamvu yatumye Nsengiyumva ashaka umugore akuze. Impamvu nuko yari afungiwe muri gereza ya Nsinda, gusa bigiremo umugisha kuko aho yari afungiwe ni naho yigiye gucuranga umuduri, abyigishijwe n'umunyambo waje amusanga muri gereza akamwigisha gukoresha icyo gicurangisho. Yaragize ati, impano yanjye nabonye ko itangiye gukundwa nkiri muri gereza kuko yatumye abayobozi bankunda nkajya nserukira icyo yise igipangu. Yatangiye kubibyaza umusaruro agifungurwa kuko nta kuzuyaza yahise atangira gucuranga mu masoko, bakamufata utuvideo bakamuha ibiceri bikamufasha kubona ifunguro. Nyuma y'igihe, umunyamakuru Yohana Umubatizo wakoreraga Teledis yamugezeho amusanga Rwagitima. Yavuze ko yabwiwe ko hari umuntu umushaka wari watumwe na Mukurarinda. Nubwo kumubona byabanje kubagora, yavuze ko bamukuye Rwanku babanje kumushakira Muhura ndetse n'imuko, ariko birangira bamubonye kubw'Imana bari bamubonyemo. Ushobora kugira amatsiko yo kumenya umubare w'amashuri Nsengiyumva yaba yarize. IGISUPUSUPU yatangaje ko yize amashuri anabanza, gusa yatangaje ko azi gusoma no kwandika. Indirimbo yamenyekaniyeho yitwaga Rwagitima, nyuma yaho aza gusohora n'izindi zirimo Mariya Jane benshi bakunze kwita IGISUPUSUPU, Icange Mukobwa, Umutesi ndetse n'Isubireho benshi dutegereje kureba amashusho yayo azasohoka vuba aha, izaba ifite umwihariko kuko yahinduye byinshi kuri we. Dusoza ntitwatinya kuvuga ko Nsengiyumva kugeza ubu yakoze mu gihe gito ibyo yakoze nta muhanzi wundi mu Rwanda urashobora kubikora.